mbanje kubasuhuza mwe mukurikiye The Rwanda ni kuri uyu mugoroba wa kabiri tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2019. Mu mpera z'icyumweru gishize no mu ntangiriro z'iki cyumweru hakwiramukiye amakuru ku mbuga nkoranyambaga yavugaga ko habayeho igikorwa cyo gushaka kwivugana Majoro Michael Mupende utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru yakwirakwiye yaravuguruzanyaga ndetse abamwe bakabivuga mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu rero twe nka The Rwanda ni twifuje gucukumbura twivuganira na nyir'ubwite ari we Majoro Michael Mupende tumubaza icyabaye niba ari impanuka isanzwe cyangwa hakaba hari wenda hari igikorwa cyo gushaka kumwivugana. Mwumve icyo Michael Mupende abivugaho. Yego murakoze muvandimwe Matabaro, mbanje kukwifuriza wowe n'abandi bose badushoboresha kuvuga no kubwira icyo dutekereza abanyarwanda. Bifurije mwese n'abanyarwanda baduteze amatwi umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2020. Ngiye gusubiza rero utu tuntu duke turimo tuvugwa n'abanyarwanda aho bari bavuga ibyo bishakiye no ko babishaka, byose bishingiye kuri ibibazo twatewe na Kagame. Ni koko nagize accident itariki 10 zo ku kwezi kwa 12 uyu mwaka turimo 2019, nyigira hajya saa 1:15 z'amasaha yacu muri Amerika y'Iburasirazuba. Natwaraga umwana wanjye w'imyaka 16 ku ishuri, umukobwa. Ni koko nagize accident kandi mbi cyane. Imana ishimwe cyane, ndashimira Imana kuba yaramvanye muri accident, nicyo gikuru nge n'umwana wanjye. Icya kabiri ndashimira cyane abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbagaza baresponize kuri iyi nkuru. Sinzi nuko nayita kuko si impimbano, iravuga ko byabaye ahubwo ikiyongeramo ibyayo. Ni koko accident yarabaye, ni koko amafoto batanze niyo nije niri imodoka yangonze, ni koko nari hamwe n'umwana wanjye. Ibindi rero bongeramo bikeya ntababwiye, bamvugira bitabihiza kandi ntakunze. Sinshaka kubeshya, sinshaka ungorekera imvugo, ntawe nanavuze. Sinshaka ungorekera ibintu. Ibyo byose byarabaye. Abagoretse rero ubwo nibo bazanye ikibazo. Nubwo babigoretse rero ibintu byose bibera impamvu. Babigoretse bihamagaza abantu. Namenye konzwe, namenye ko abantu bankunda, namenye ko abanyarwanda bakundana. Abo bose mwese ibihumbi n'ibihumbagaza, ntabwo nzi niba ari ibihumbi, niba ari imitwaro, niba ari iki. Abantu banyandikiye n'abanyandikiye amateksti n'abanyuje muri za midizeri zose, mwese ndabashimiye kandi ndabakunda cyane mwese nkuko mwanyeretse urukundo. Ibyo byose ndabishimira byazanywe n'iyi nkuru. Iyi nkuru rero ikaba ari uko ihagaze. Twaraga umwana ku ishuri mu mihanda itandukanye, ubwo no kuvuga umwe wajyaga iburenge amajyepfo njya amajyaruguru. Harimo ikitwa medium hano muri Amerika kigabanya imihanda, kiberwa ku ntambwe nk'ebye nangwe 3 hagati y'imihanda ibiri. Imihanda ifite icyo bita lanes 4, ni imihanda mito itwara imodoka imwe ku mpande zombi. Uwo muntu ugabanyije vitesse nanga umuriro w'imodoka, slowing down, njya kwegera Feruje, hari izindi modoka imbere yanjye. Nabonye muri uriya muhanda uri southbound nangwa werekera amajyepfo wo hirya, kuko nari ku mpera y'umuhanda ku bumoso. Uwo muntu ariko ku mpera y'umuhanda wo hakurya ku buryo ajya imbusanye nanjye. Mukanya gato nabonye umuntu imodoka isa n'itombotse ya kamyo zo bita truck nahangaha F150 irasimbuka imihanda mboniraje. Najye kubona gusa nayibonye ikata kuko yaje yihutiye yavaga, nayibonye gusikata
irenga kabu isa niyimanitse nsa nuyibonye munsi mu gituza hose munsi y'imipira. Nibyo naherutse mfunga feri nabonye imodoka numvishe imodoka yanguye mu ibindi ni nk'indoto. Accident ubwo ntago bawumva ntusobanura habayemo gap yo kudasobanura. Nuko nagize accident umuntu angonga mu rugi rwa shoferi direct, ikizuru cyo kiza gikubita mu rugi rwa shoferi, aradusunika twambutsa imihanda ine, atujugunya mu modoka zindi nshya ziguzwa muri parking yazo nazo zirangirika. Iyi accident nuko yabaye. Icyo kora igikuru namenyesha baduteze amatwi nuko navuyemo mbabara igituza, umwana wanjye ababara mu matako, emergency yari yahageze, byatwaye iminota mike cyane. Police umuntu wampamagariye ibyo narimo mfigitinga ngerageza guhamagara 911 yari umupolisi wambaye civil uhise atunka mu idirishya ndwana telefone nayo ngo mpamagara 911 ati genda police anyereka karite, arakomeza arahamagara ababwira ibaye byose. Ibindi nabonye ndi mu modoka z'ubutabazi, ni imodoka narayibona nareroraga aho umuryango wanjye nabone batwaye iminota, baje hagati iminota hasi iminota 10 bari bahageze. Umuhungu wanjye na nyina bose bari bahari. Nuko accident yabaye. Ibyo wangonze n'ubiracyabarwa nka accident zisanzwe, kire kageze ibindi byiyongeraho kuko inahangaha iyo bibaye bityo habe kitwa itohoza namwe investigations. Nta kindi rero namenya, nta n'ikindi narakomunika n'undi muntu wari wese kiganisha muri motive y'uwangonze, niba yari umusinzi, niba yaranyoye ibiyobyabwenge, niba se yari yatumwe, ntabyo byo navuga nta nibizwi. Nuko accident yabaye no kwiteye. Ababiringanije rero na leta y'u Rwanda, leta y'ingome, bishingiye ku byo navuze nyine bidakenewe kumvuga kuko leta y'u Rwanda ko ariko ikora, ntabwo nagenga ibitekerezo byabo n'ibyo bandika. Ariko biriya bintu wavuze yarabeshye, ntabwo mba muri Baltimore, ntabwo ari ibintu byabaye ejo bundi kuri itariki yashyizeho yaciye ibintu y'abantu bose bamamagaye, byabaye itariki 10. Nta n'itariki nari navuga. So ibyo ndamenyesha abanyarwanda ko atari ibyo yabivuze wabitanze. Nta wamvugije ndi mu buriri ubwo yandikaga ibyo nari mu kazi kuva ku itariki namaze iminsi 3 y'ikiruhuko cy'abarwayi ku kazi, ngaruka ku kazi ariko nkomeza na therapy yanjye. So ibigendanye n'ibyo nicyo nabivugaho. Uretse ibi bijyanye n'impanuka y'imodoka tumaze kuvugaho, hari n'andi makuru twabonye ko hari abantu bamwe na bamwe bafite aho bahuriye na leta y'u Rwanda baba baragerageje kuguhohotera aho utuye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ese ayo makuru yaba ari impamo? Niba ari impamo byaba byaragenze bite? Yes, urakoze bwana Matabaro. Kongera kumpa umwanya kandi ukambaza iki kibazo. Ni koko hari abantu banyatatse, nanjye ne kuba nka Kabarebe, ariko ni ibintu bimwe tudashaka guha agaciro cyane ko ni ibintu dushoboye guhandoringa. Kwa Kagame niko bahora bibaza, batukoresha abantu nk'abo bakibaza ko basuzuguye abantu, ariko ntabwo baba bazi ko ingaruka zabyo. So birasuzuguritse nyine nk'uko ari ibintu nta agaciro cyane n'ubundi ko ntacyo bageraho mu kwintimidatinga abantu, ariko barabikoze. Ku itariki 8 hagati ya saa 12:30 na saa 1:30 hari abantu nasengeye kure nyura ahantu muri Rockville ya Maryland, nasengeye apa Marlboro muri Maryland, nanyuze Rockville kuri restaurant y'abanyakenya yitwa Swahili Village. Nageze muri parking mpamagara mu rugo numve ko baza, ariko nasaze bari mu zindi gahunda kuko hari urugendo kuva iwanjye, hari hagati iyo mvuye gusengera muri Upper Marlboro ni iwanjye. So
nabwe umuryango ngo baze aho ngaho tuhahurire. Nashaka kugira ibyo, hari ibiryo abana banjye bakundayo nashatse kubagurira, ariko ntibyashobotse kuko hari izindi gahunda. Umuryango wari mu zindi gahunda. Nahise ninjira rero muri iyo restaurant, mu ncamake ndabukwa umuntu nsanzwe nzi ari hamwe n'umuntu w'inshuti ye, abanyarwanda babiri. Nagiye kubasuhuza ndetse bivaho ko nicara iruhande rwabo gato kuko narihutaga. Mu gihe nicaye imyanya muto itarenga iminota 20, 15, 20, mbona haje undi munyarwanda, tubaye bane, abasangwa babiri n'uwa kane. Mu kanya tukiganira, umuhungu twari twegeranye arambwira ati, ariko yarimo textinga. Mu kanya nahicaye nta biganiro bikomeye bindi tugira, ntago muzi mumenyereye. Yaratextinze, mu gutextinga kwe mbona ko ariho yamagariye ba bantu baje kuza kunkanga. Abo bantu rero kera kabaye yaje kunyereka ifoto, asa n'unyaratinga yuko bahageze. Ati uramuzi, yamgerageza kumbwira ko ngo yari umusirikare. Numva ntabwo muzi, naraga amadedrox n'ibintu nk'ibyo. Anyereka n'undi chairman, ati niwe chairman, niwe president w'abanyarwanda watowe mushya muri aka karere. Ibyo nabyo ntabwo nabitinzeho cyane. Mu kanya gato baratungutse. Narimo gutekereza gutaha kuko nari niriwe hanze, nasengeye kure. Batungutse baraje, nta kindi cyabayeho. Hatungutse uwo muntu usa n'isarigoma, usa n'umunywa rumogi, umusore munini kandi muremure wirabura. Arambaje ati Gen Mupende, musubiza mu ijwi ricishe bugufi na mwana yego. Ati biriya bintu wavugaga none wabivugiye iki? Yarataraza ijwi cyane. Nangwa narinzi ko akina, ko nta munyarwanda warota kukanga undi ahantu nkaho. Ati ntibihe, ati biriya byo wavuze by'urupfu rwa Rwigema, uvuga ko afande Kagame ari wamwishe. Ubwo namubwiye ngo ariko ibyo uvuze, okay, niba ibyo ari byo uvuga utarenga aho ngaho uhagaraye. Eno babyita no kutinvadinga space yawe. Ni nako namubwiye mu cyongereza ko udashobora kwinvadinga my space. So ubwo naye mubwiye ndi serious as serious. So yarahagaraye, bivuga mutoni itoroshye. Bagenzi bahita bamufata mu kenyerero, abo bazanye na bamwe mu basanze, kuko abanyarwanda, umubare w'abanyarwanda wari umaze kuba 4, twari duhari 3 ubwo nahaza babansanganye nabo. Nabane bazanye barongoranye n'uwo chairman, president niba bita, sinzi ibyo babita, niba ari president niba ari chairman, ariko yaje yitwaje abandi bantu 3 bari muri iryo sarigoma. Iryo sarigoma barihindurana, barigerekeza irya barifashe muri kenyerero, bamufata rwose batengenge nk'umuntu wenda kwica umuntu, kuko yari shigishaga cyane. Yaravuze ngo iyo bamureka ngo akagashoreza, ngo bamureka ngo akagatapfuna, ngo bamureka ngo akakavungavunga, baramugonda baramwicaza. Nabyo byasaga na theatre, uko babikoraga ari ibintu bimeze nka theatre, byari nko gukangana, nko gufata imbwa ukayishumiriza iri kuri leash ni ya migozi iziritse imwe mu ijosi, ukayishumuriza ugakanga umuntu, ariko wa mugozi udashobora no kwirekura ngo igere kuri wa muntu, ariko ikirukanka umugozi ukayigarura, ikirukanka umugozi ukayigarura. Kuko uko babikoraga byari ibintu bimeze nka theatre gusa, bimeze nk'imikino kwa. So ariko bibi byabageza habi cyane, kuko byose bose ni injiji. Ibyo byose biva kuba bakoresha, kandi nabo ni injiji. Nta urumva ibyo bintu ntabwo byakorerwa hano mu United States of America. No muziro. So ubwo ngubwo bamaze kumwicaza, naritonze nsobanura uko mbireba mu ncamake. Mbwira witwa chairman se ubu nibyo byabazinduye, nabonye baba textinga, nabibonye byose, nabirebaga ngo nabirebe mbi confirming. Ariko muzaho mukorera ibi, muzaho munahagaraye, muzaho muri chairman yagejeje kumbwira ko amaze igihe kirekire ko hazi. Ariko ntabwo ari byo nshaka kumva. Nshaka kumva muzi iyi si ko atari Rwanda kwidakora nkuko
basobuja babatuma babakoresha barimo bakoresha bakazabuza n'ibyo mwibereyemo kuko barabakoresha kuko gukoresha no kuvuga ngo umuntu agukoresha mu nyungu ze ariko zitashobora kugira akamaro zishobora kugiraho ingaruka mbi ubwo mucamake nabwo nti ibi ntabwo tuzabyemera ntabwo bizakorera hano nagejeje kwikaroma ndasezera kubo twari kumwe nari nasanze ndatambuka ijo nzije ndazihorera ndagenda nuko byagenze kuri uwo munsi nuko byarangiye ibindi nta bindi navuga byiyongereyeho niba hari n'ibihari ibisigaye n'ibyanjye mu ncamake atake yarabaye birababaje biteye n'agahinda ariko nta gahinda biteye kuko ibya hano birakemuka bigira bikemukira bigira uko bikemurwa ndetse bya nuko byagenze iyo nkuru yari impamo kandi nyuma y'umunsi umwe gusa aho ari itariki 9 nyuma y'umunsi umwe gusa ku itariki 10 nibwo nagize accident nayo yari nahoze mvugaho ngira ngo n'abakoreretingaga information n'ibyabaye ngira ngo inkuru ziragenda bashatse kubiteranya n'ibyo kandi ibyo sinzi ko ari n'undi nabiganiriye by'abanyatatsi ko nabigaye cyane ni ibintu biciriritse nyine bigayitse ariko biciriritse kuko niyo nshaka kubitwara hejuru ngira ngo ndabaga mpemutse kuko abo bantu urabarebye n'abantu bagayitse batazi n'icyo bakora nicyo navuga kuri iyo nkuru niko byagenze tariki 21 z'uku kwezi kwa 12 i Kigali i Rusororo habaye inama yo mu rwego rw'igihugu zirya zizwi nka kongere ya 14 y'umuryango RPF inkotanyi muri iyo nama abantu batandukanye bafashe amagambo ariko ijambo ryatinzweho cyane ni ibyavuzwe na Gen Kabarebe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ubu akaba ari umwe mu bajyanama mu bya gisirikare wa Perezida Kagame mu byo yavuze yagarutse ku izina ryanyu Michael Mupende avuga ko mwebwe na Perezida Pasteur Bizimungu na Bwana Sendashonga wahoze ari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ngo mwaba mwarakoze ibikorwa byo kugambanira u Rwanda mukorana n'igihugu cy'Ubugande kwa ahubwo n'igihugu cy'Ubugande ngo kitifuza ko u Rwanda rwatera imbere ngo ku buryo ubu ngubu n'ikibazo u Rwanda rushobora kuba rufitanye n'Ubugande gishobora kuba gishingiye ku ishyari n'Abagande cyangwa bafashije RPF kugera ku butegetsi bifuzaga ko u Rwanda ruhora hasi buri gihe ese nibyo koko ibyo bavuga ko haho waruhuriye n'abayobozi ba Uganda nibyo mu gusubiza ikibazo cyawe ndabanza nisegure ku banyarwanda yuko ibivugwa kuri ye arabivugwa na leta ya Kagame na Kabarebe we ari ibinyamakuru byandika bisebanya bintuka nangwa bisebya uko ntari binaniranya n'abanyarwanda binyita ko ngo nagiye kugambanira igihugu ngo mfatanyije n'Ubugande sigezemo umugande avukiye mu Bugande nk'umunyarwanda nk'abandi bose nka Kagame nubwo atavukiye ariko niwe yakuriye ubuzima bwe bwose niwazi kimwe nanjye yuko ntari umugambanyi w'abanyarwanda si n'umugambanyi w'u Rwanda ahubwo naharaniye u Rwanda amahoro y'u Rwanda ubuzima bwanjye bwose u Rwanda naruhaye kireka icyo ntafite kuko naruhaye ubuzima bwanjye kugeza n'ubwo nta kazi ibice by'umubiri ibyo bizwi na bose n'ubu mfite ubumuga bukomoka ku ntambara yo kwitangira u Rwanda mfite ubumuga buri psychological mfite ubumuga buri emotional mfite ubumuga buri physical murumva ko ntacyo ntahaye u Rwanda mu buzima bwanjye bwose uru Rwanda najyaga kuruharanira ndoharanira
nduharanya nangwa ndugambanira kubera iki? Ni aho ikibazo kibera. Akaga nuko Kagame yabaye u Rwanda n'u Rwanda ruba Kagame. U Rwanda ni twese, u Rwanda n'abaruharaniye ndetse byanyakuri bitanze koko, bitangira abanyarwanda nta kiguzi. Abo twari tuzi ni bake, twari mu myaka mito cyane, twari tuzi gusa ko duharanira umunyarwanda aho ari hose ku isi hose. Kagame yari umucuruzi, ubwo n'ubu ibyo akora bisa n'ubucuruzi kuko n'abanyarwanda arabacuruza. Iyo ubeshyera abantu ukayobora mu binyoma, ukica abantu, ugateranya igihugu cyawe ukagishakira abanzi hirya no hino, ntagire umuturanyi n'umwe ucana uwaka nawe, ugahora uteza intambara, ugahora winjira mu bibazo by'ibindi bihugu, aba ari we mugambanyi, aba ari we mwanzi w'u Rwanda. Ibyo nakoze mu buzima bwanjye bwose, u Rwanda naruhaye ibyo mfite byose, yewe n'abanjye bose baragenda batanga ibyabo byose, rurabakira. Ni pride, ni ibyishimo mfite cyane ko abanjye bapfuye barwanirira abanyarwanda, bene data na mama twose bereremo. Nkaba ndaha rero, ikindi nabwira abanyarwanda nuko intwari zaratabarutse. Intwari ntizitinda, ntizibaho vuba, barimo bene mama n'abandi bana bose b'abanyarwanda, urubyiruko rwose. Ni intwari nka ba Rwigema na ba Bunyenyezi na ba Kayitare n'abandi bose n'abasamu bya Ruhanga. Izo ni intwari z'u Rwanda zatabarutse. Abantu batigeze bagira icyo bakora, ahubwo bakoze imigambi mibisha. Ba Kagame na ba Kabarebe n'abandi nibo bahinduye u Rwanda urwabo, nabo baba u Rwanda. Niyo barimo bigisha u Rwanda amacakubiri n'inzangano mu Banyarwanda zitagira epfo na ruguru, ziteye ubwoba, zizacurika u Rwanda mu kangaratete gakomeye. Amagambo yanjye yose avuga ibibereye abanyarwanda, avuga ukunda abanyarwanda, avuga urukundo ufitiye abanyarwanda nanabagiriye kuva kera. Rero ibyo bavuga kwa Kagame no kwa Kabarebe n'ibindi ni ibintu biteye ubwoba cyane n'agahinda, kubona abantu babakorera bakabagira nabi, bakabahunga, bakanababisa, ubu bakaba batameka mu kanwa k'abanyarwanda. Ntaho mpuriye nabo. Imana izabandi ni nkuko yabandinze igihe cyose. Niyo magambo navuga. Kuri uwo mushyikirano wa RPF isigaye ntawamenya ko ari RPF se n'indi yisigayemo. Ni polisi Denise nabonye muri uwo mushyikirano narabutswe avuga ngo utakigira ijambo. Koko polisi Deni wese nabonye ngo ye ntacyo mvuga, ngo byo natekerezaga kuvuga ngo abandi babimvugiye. Ni muri gande se ukiriho uhari ugaragara muri FPR. Ninde se wundi usigaye muri FPR? FPR ni Kagame, FPR ni Kabarebe. FPR ni abantu batayizi, batazi aho yavuye. FPR ni Bamporiki, nawe nabonye byananiye ukurikije uko aho ndeba maze kugera. FPR rero Cago, FPR ni Nduhungirehe, FPR ni abantu utamenya, batazi na FPR yo yavuye. N'amahame yayo ngira ngo batari bayareba, bareba Kagame niwe bendera, niwe FPR, niwe Rwanda, niwe buri kintu cyose. Rero iyo nama ubundi si inama ni Kagame kwivuga imyato na Kabarebe yo kumusingiza ibidafatika, kuko nta gihari Kagame gikomeye sibye kwica no kuhonyora abandi bagenzi be, akikubira ikitwa igihugu n'ibya FPR n'ubucuruzi n'ibindi byose, akaba ari we byitirirwa, ari nawe bibamo kuko ari ibi. Ibyo nibyo bibazo u Rwanda rufite uyu munsi, nibyo bibazo. Rero nsubiye ku kibazo wambajije cyuko
u Rwanda ruvuga yuko Uganda yarubereye icyo ruri cyo cyose uyu munsi, ngo yashatse ko ruhora hasi, ndetse kugeza ngo ubwo ishatse yuko ngo ruhanagurika kuri mapu y'isi da. Ibyo ni ugucurika amateka, ibyo ni ukwangiza imitwe y'urubyiruko rw'u Rwanda, ni ukubatokoza, kandi icyo gitokoze kuzakibavanamo bizagora. Ni ugushyira u Rwanda mu kaga, kubera yuko noneho ukagenda abashakaga ibitunganye, abitangirira Rwanda barimo gukora ibizima, akaba ari gukoresha amazina yabo uvuga yuko ari bo banzi b'u Rwanda, ndetse ukabahindura abagambanyi. Ibinyoma byiyongeye ku bujura n'utundi tuntu tudafatika, kandi tutazahindura amateka na rimwe y'abantu, nangwa kamere, nangwa ibyo abantu bakoze byose babikora rero Rwanda, kandi banyura mu kuri. Rero icyambere, ibinyoma bya Kabarebe biteye agahinda ariko kanyako n'umubabaro urengeje kwemera, nuko Uganda kuva kuri nyir'ubwite Kagame, iyo Uganda niyo yamugize uwo ari we. Icyambere bikubitanye ni Uganda yamugize uwo ari we. Uganda yari ifite Rwigema wamwibutse akamufata ukuboko akamujyana mu gisirikare. Rwigema yari asanzwe ari umusirikare kugeza umunsi Kagame ahaguruka akajyana n'abantu 27. Ni Rwigema wawe mweretse, ntabwo yari azi ibyo ari byo. Niyo mbwa ati ngwino tugende, hari deal iriho, hari ibintu bigiye gukorwa, kuko yari abisanzwe amasanganywe n'abandi nabo Museveni. Amujyana ari umusivili, atangira ubwo buzima bw'igisirikare gutyo. Ubwo butwari ndabumushimira rwose kuba yaremerera Rwigema akamujyana, yabaye umusirikare gutyo. Kagame atangira, kubera ko hariho Uganda ndetse hari na Museveni wagize initiative yo gutangira ibyo yatangiye, Kagame bijyamo, ababaye uwo ari we kubera yuko hariho Museveni uwo. Ndetse byahereye kuri Rwigema ari watangiye kumwereka iyo nzira. Kagame azamutse mu Uganda akora igisirikare, leta imaze gufatwa ya Museveni, yafashwe nk'abandi basirikare bose, ndetse akajya yubahwa, agahabwa inshingano, kizerwa nk'abanya-Uganda bose. Ibyo Uganda ntigeze imwangira uburenganzira. Uganda noneho birenzeho Kagame, Museveni se hari undi waduhaye Kagame atari Museveni? Museveni nyuma y'urupfu rwa Rwigema na bagenzi be, urupfu navuze neza nkasobanura ibyarwo, ndusobanura abanyarwanda uko rwagenze, by'impamo bitazanahinduka, bizajya muri amateka y'u Rwanda rwacu. Rwanda ni urwacu. Maze amarorerwa amaze kubaho, amahano amaze kugwa, Kagame abari Museveni aduhira mu hejuru ati nguyu n'uzabategeka. Aramwerekera, aramwigisha, amuha ububasha bwose bushoboka kugira ngo ibyo twakoze bikunde, binafate gusa, bifatike, bibi bifatika. Usibye bitari byajya n'imbere, ariko bibanze no gufatika bishobora gufatika. Ni Kagame wabifashije, Kagame ni Museveni wabifashije Kagame kugira ngo abigereho. Arabizi neza cyane, turabizi nawe arabizi, tubiziranyeho. Noneho yajyaga i Bugande nk'ugi wabo, yajyaga i Bugande icyumweru kimwe akajya muri Bugande, akaza aho twari turi kimwe, ubundi akamara hafi buri cyumweru, ubundi akabariyo. Kagame yabyaye abana bakurikirana nk'umuntu wubatse urugo, kuko i Bugande hari mu rugo nitwe twari ku kazi. Kagame yajyaga i Bugande nk'umuntu ahubwo waje gupagasa ariko uba mu rugo. So Kagame nuko yabayeho, nta muzareba abana be yarakurikiranyije. Abari mu ishyamba benshi nta waruzi, n'abasize abagore ubwo barabasize ntibongeye kubyara nabo kugeza ubwo intambara irangira, kuko Kagame ari mu rugo.
yajya gusura abana uko bameze, ngira ngo hagati aho n'umugore rambukaga akajya mu mahanga kubera Kagame, kubera Uganda ko yari mubereye icyo yari mubereye cyose. Museveni yamuhaye nabiriye, wenda yaratoye undi kandi ntawabyangaga, ati ndashaka kuzabafashiza muri runaka, ariko niwe yari asanzwe azi. Museveni sinamugaya, ariko no kumutekereza kuko Kagame nta garanti yindi yari kuvuga ngo Rwigema arapfuye, Bunyenyezi arapfuye, Bayingana arapfuye, ngo ubwo Kagame nako Bayingana niko bikurikirana. Bayingana wari wabaye umukuru na Bunyenyezi wari ukuriza operation, ati ubwo Kagame ni ugomba gukurikirana. Ntaho byari byanditse, ntaho byari bizi, nta wari wese ajya kuba yatora yafashwa, agafashwa, agashyigikirwa, akayobora. Museveni niwe mugize, niwe wazanye suggestion, niwe mushyizeho. So birangiye, turangiye intambara, uko Museveni atigeze, ndi ku kibazo cy'uko Museveni atigeze ashaka ko Rwanda rugwa hasi, rusuzugurika, ndetse ko ruhanagurika kuri karite y'isi, kuri mapu y'isi. Museveni mu ntambara yose twarwanye ibyagiye bikomeye, niyo Kagame yajemo yatwaye akanya kugira ngo ifate umurongo nyine. Santimetero, cyitwa santimetero muri segiteri Shonga ya komene Muvumba, twaje kujyemo tugatangiramo intango, izingiro nangwa nucleus yo kuzafata igihugu cyose. Amayinite yayobowe n'abantu batakaye, Imana ibafashe kandi ibababarire, ibagire ubuntu. Nimba avuga Kagame atabasubira akabonamo hakabica. Nyamurangwa Fred, Kadafi Charles Kazi Ntwari, Nyakwigendera Magezi na mwene wabo Dominiko Kalisa, sinibuka niba ariho, niba yaritabye Imana. Kalisa waje gusimbura Magezi, yakubiswe n'ibyo twita fagasi, imitego y'abafari bari barateze. Ubwo bagatangirana ikindwa santimetero bakayishoka. Intambara za mbere n'ubayoboye kwisonga Samu bya Ruhanga, wari kuri izo operations, ayo mayuniti, abo bayobozi bari bayoboye amayuniti bayoboraga. Kuva ubwo twinjira muri santimetero, kwinjizwa muri santimetero y'Ubugande butahaba, ntitwaye twaraseseye no muri santimetero. Ibyo amateka yabyo ni menshi. Kuva kuri gusesera santimetero ngo tugire intango, nkitangira umuyihayiha nangwa umutemere nangwa ikindi cyose kibohwa, ni Ubugande, ni Uganda. Turwanya intambara yose, turashyigikiye mu buryo bwose. Ibi byakozwe byose intambara yashingiye Ubugande, ari inama, ari amafaranga akotezwa, byari byaranatangiye na mbere ku mugaragaro kandi ushyigikiwe na Museveni n'Ubugande. Intambara turayirwana yose, kujya kwinjira muri za Kigali no guterana za Byumba no gushegesha ingabo z'u Rwanda, Ubugande bwabigizemo uruhare cyane. Kwinjira muri Kigali n'imirwano ya Kigali ikomeye cyane, Ubugande bwabigizemo uruhare. Bushyigikira ingabo za FPR nk'ingabo nyine bazi ubushobozi bwazo kandi zabakomotseho, bafashije na bintu byose byavukiye Ubugande. Hari abantu bavukiye Ubugande, hari umuryango wavukiye Ubugande, hari barabishyigikira koko kugira ngo bizatungane. Igihugu kimaze gufatwa, bagerageje kujya inama zishoboka zose, bagaburira abanyarwanda, bazana ibiribwa mu Rwanda, bagerageza kudukunda, kutwereka urukundo, kudufasha. Kiba igihugu twegamiye kugira ngo tuzareme dukomere, kuko twari ntabo igihugu cyari noneho twari tukigezemo cyanyanyagiye, cyashwanyaguritse, kitakiri igihugu koko. Ubwo baradufashe kugira ngo dushinge, ndetse n'abitwaga abanzi bahunze igihugu, ingabo za kera n'interahamwe n'ibindi bibi byashakaga byashaka guturuka hanze barwanya ngo bagaruke, kuko twabari barwanye cyazanaga intambara cyose cyari kibi. Mu nyumve neza abaduteze amatwi, ibyo Museveni yakomeje yafatanye runana na Kagame n'ubuyobozi bw'u Rwanda, avuga ko nta cyazemerera kizongera kuba, kugeza ubwo yaje
bamaze Museveni amaze umuntu wakuriye Kabila no kugira ngo intambara ya Kongo izi itangire n'impinduka zibeho bikizo bitaga umwanzi mukuru wari ushyigikiye abendaga kugaruka ngo barangize ngo igikorwa cyabo nkuko byitwaga ni Museveni. Kabila nawe Kagame yarazi ntaho bari bahuriye. Museveni yari mubonye kera bari baranye Tanzania niwe bari baziranye, niwe wakuriye ibyo byose amuhuza na Kagame birangije umugambo baho. Uwo mugambo uri umaze gutungana ababyibuka bose. Museveni yaje muri stade Amahoro y'u Rwanda ku mukoro yari yajeho mu Rwanda. Museveni yarabirangiriye nta munyarwanda tarabyumvishije. Yaravuze ngo ibi igihugu cy'igituranye gishyigikiye abakoze ibara kikaba kirimo gishaka gufatanya n'abanyamahanga ngo bafashe bari abantu bagaruke basoza umwuga umurimo wabo w'ibikorwa bibi byo kwicana, ngo ntabwo bazabigeraho, ngo ahubwo abanyarwanda ngo umwe mworoheje gato ya murebe ngo mu minsi mike izaza ngo muzabona ibizababaho. Ngo avugaga abayobozi yavugaga mu buto kuko ngo ugiye guterwa. So intambara yitangarije niko badikiranye intambara buriye. Nta muyobozi ushobora kuvuga iryo jambo atariteguye intambara. Ubwo yayitangarije mu Rwanda. Ibyo byari gushyigikira u Rwanda ngo rukomere, kandi ibyo byari ibyifuzo bya Kagame wari uyoboye u Rwanda icyo gihe. De facto wari uyoboye hari 1985 Kagame de facto yari rwiyemeje kuko yaje no kubikora murabibona muri mu bihumbi 2000 kuko Kagame harya ngo so ngo nta kwanga kwita nabi. Kagame muri 1995 na 6 yiswe izina tutazi aho rivuye n'abari mwise, ntabwo nzaba aribo neza aho ryavuye. Kagame yitwaga the strong man of the region, ntabwo yitwaga na the strong man of Rwanda. Yari atangiye kwitwa strong man of the region ari vice president. So ibyo byose ni ibintu byaturukaga ahantu bimuhaga bimugira ikintu cyatari cyo kandi ukaberwa ubwo butangaza hova. Ariko icyo navuga nuko Ubugande ntabwo butigeze bushyigikira u Rwanda ko rwakomera. Ibyo byageze aho baraterana binjira mu ntambara ya Kongo. Hano haje kuza ibibazo bikomeye cyane byo hagati y'Ubugande kuva icyo gihe kugeza kuri uyu munsi. Urwangano rw'abayobozi bombi n'ibibazo bitajya birangira muri kariya karere no muri ya bihugu byombi. Icyabaye nuko bemereje ku ntambara yo gushyigikira Kabila kumujyana ngo barangize ikibazo cyabo muri Kongo, ADF ku ruhande rwa Uganda na XFAR n'intera hamwe ku ruhande rw'u Rwanda. Ingabo zombi ziyemeranya kujya muri Kongo, bemeje ko bagira umutwe umwe uyobowe n'umusirikare mukuru w'Ubugande. Binjiye bikubise kabiri, Kagame yatangiye gucomplaininga kunungunika yuko ngo Abagande ngo batarwana intambara neza, ngo barwana biba, ngo bari indiscipline. Ubwo urumva yatangiye gusebya Ubugande, ni ibintu bikomeye cyane. Ntabwo ndi buvuge abari babashigikiyemo ahangaha nangwa babahuzaga. Kagame yatanze suggestion yuko intambara ikwiriye kurwanwa kugira ngo bazagere ku gikorwa cyabo. Kagame asaba yuko Museveni azafata secteur ye nangwa access ye yo kurwana intambara bakuraho mu butu, na Kagame agafata access ye. Kagame yagiye inama yuko wari uzajyana na Kabila, kuko Kabila n'ubundi wajya guhindura bajyanaga kuzasimbuza mu butu. Atironge ngomba kwerekera muri access iri mu Kinshasa, kazafata kapitali nkashyiraho n'umuyobozi hagera muri axe yerekera Kinshasa. Ati Museveni agafata indi axe. Kongo igira regio hari nkeka 12 nangwa n'eshatu sinibuka. Museveni muri suggestion Kagame yatanze sinzi abo yayihaye bibagiragamo inama, ariko Museveni yatwaye province ya province orientale ariyo kera nkeka yahoze yitwa Hoza yera, ifite imijyi minini nka Beni, ifite Gisangani. Gisangani niyo mujyi ngira ngo ikagira Bunya niyo nenda kuvuga mu mbabarire. Hanyuma
ikagira na ekwateri. Niyo ma province muri ayo yandi asigaye yose Uganda yahawe access yayo kuzazamuka. Uganda isamuka n'akantu k'ugutwi gatoya ka province ya Nord Kivu, ahantu hitwa za gira ngo nyura za muri Beni, inyura Beni, katana n'ahantu hatoya haza ubundu mu mashyamba ya za ubundu, irakomeza ityo kuzanyura kuzoga muri orientale yose, kuzanyura muri ekwateri, ikazanyura na Mbandaka. Ibyo rero Kagame bayihaye amaprovinsi yose uko yanganaga. Asigaye kuva kuri Gasai, kuri Kivu Nord, Sud Kivu, afata Manyema, afata za Gasai zombi, Gasai Oriental na Gasai Oriento na Gasai Occidental, afata Gatanga ikize cyane, aragutambikiye yagiye Ibandundu, aragutambikiye yagiye province ya Kinshasa, aragufatiye yagiye Bakongo. Kongo yisigarana yose iri hari ubutunzi bwose bwo muzi bwo muri Kongo, hari aho Kagame yafashe. Museveni murumva ahantu hose muri hoza iri ruguru buriya ni nka Sudani n'ubutayu, usibye amashyamba agana muri mu karere banyuzemo ka Beni na Nord Kivu na muri amashyamba za Ubundu. So urumva bigiye mu nyungu Kagame nizo yari yatagetinze, yashakaga ahantu aho aziba umutungo wa Kongo. So bigezeyo urumva amaze atangiye gutuka ingabo, anyuze mu mutungo. Museveni byose ntabwo yabirebaga cyane, yashakaga ko bakemura kiriya kibazo. Ati amufata nk'umwana muriza, araceceka, reka dukemura ikibazo, amubera imfura. Bamaze kurangiza, Kagame amaze gufata Kinshasa amaze gufatwa, Kagame yerekanye imico mibi cyane, yirukanye abasirikare kuvamo abasirikare bakuru bose, yanga ko bagera aho ari b'Ibugande, barimo bayobozi bose nta bahagira nogo, Abagande birabashobera. Ubwo mu kanya gatoya nkaho bidahagije, Kagame yaje kureba muri Gisangana aho Abagande banyuze banafashe ko nera access yabo, ko naho bagabaniraga, harimo urugabano rw'abasirikare b'Abanyarwanda n'Abagande. Baje kureba za installation ahantu hose bakeneye, Kagame batangira kuharwanira, ashaka no kubakura muri Gisangani, mu buce bumwe bwa Gisangani bwo Kagame afitemo intere. Ngira ngo bamusaba hari gukoresha ikibuga, ibintu bito byoroshye cyane, kuko yari afite Kongo yose y'umutungo, muzi Gatanga yose, muzi za Kivu zombi, muzi Manyema, ibintu birimo byose yanabisanze mwe bicukuye, amakorota yari yuzuye Manyema, hari ya Kindu, amadiyama bavanye Kinshasa n'abazahabu, amazahabu bavanye muri Gatanga, ibintu byose barunze n'ubu bagicuruza, bamaze kwita kora abacuruzi b'amabuye y'agaciro iyo barundanyije. Ubwo bashatse kubarwanya muri Gisangani, barwana utuntu duto cyane, ikibuga n'ibintu nk'ibyo. Wumve kudahaga kwa Kagame, ibyo bivaho ikibazo n'Umuseveni ati ibi birarengeje kamere, aka nagasuso bivamo irya ntambara mwabonye, urwangano no gusuzugurana bihera burya nano uyu munsi. Rero twebwe batugezeho kutuvuga abahunze turarengana, ntabwo na rimwe tutigeze tuvuga ibyiza, ntabwo twigeze dukorana n'Ibugande. Jewe ntabwo nagambanira igihugu, kuko ni muryango mvamo n'iwacu aho mvuka, kugambanira igihugu cyacu n'umuziro. Babizimungu rero, Bizimungu Kagame yashatse kumuvanaho, ajya kugisha inama, bamwereka ko atari byo, ubwo abyitira Museveni arabimwangira. Kimwe nuko hari n'abandi banyarwanda benshi babizize. Rero ntabwo nijya ngambanira igihugu, nta gakwate nko wambajije ngiye gusubiza ikibazo cyo no kugisoza, nta gakwate nigeze ngira n'Ibugande kugamana igihugu cyanjye. Abahunze bose muzaba ari umubare w'abanyuze Bugande, inzira ni Bugande, kubera ko ari baza amategeko mpuzamahanga, bashobora kwakira abantu bubahiriza amategeko. Rero abantu bahunze ukuboko kw'icyuma n'ubwicanyi bwa Kagame, Abanyarwanda bose ikiriri cyanyuze Bugande sinakibara cy'abanyapolitike n'abasirikare bahunze leta mbi. Ntago bose nta numwe wahamagawe, ubuse bose barahamagawe. Mupende ni wahamagawe gusa, nangwa n'abandi bose barahamagawe. So n'ubuyobozi bwe bwa Kagame
twaturetinze kuba mu ishyamba, akatwubakamo akazu, akatwica urubozo, akaduhonyora muri leta, abantu bakananirwa bakarumusigira. Museveni aramurenganya, Uganda aramurenganya, abo yitira kugambana arabarenganya, ntawagambanye. Ku byo navugaga bya Kagame no gusebya abantu yakoranye nabo, abantu bakoresheje uko bashoboye kose kugira ngo habeho kuri, ibintu binyure mu kuri, mu mucyo, ndetse kugeza n'aho bakemanga ibintu bimaze kugereka debwe, barwana nuko nanone byatungana. Abo bose ntigeze bakenera, abatashoboye kwica neza bakamucika. Ubwo ntabwo kuva Kagame akiri kuri buriya butegetsi ntabwo bazitwa neza, ntibazaba abantu beza, kandi kuri we bazaba bangana no kugenda uri umupfu aho uri hose ku isi, kuko Kagame yibaza ko afite imbaraga nyinshi, yibaza ko arusha abandi ubwenge. So icyo yapfuye na Bizimungu ni uko Bizimungu yari umugabo w'indakemwa, yari umugabo umaze gutera intera, abanyarwanda bemeye ndetse bamwemeranya neza kuba mu ishyamba, ko azayobora. Byavuye mu mucyo wa RPF, niko bizwi, kuko ntabwo yari umusirikare. Bivuga ko byahuriweho n'abantu mu buryo bwiza, bemera ko ayobora mu mpamvu nyinshi cyane nagiye gusubiramo aha. So Bizimungu ayoboye igihugu, Kagame icyatumye adafata leta n'iki muri 1994 ngo ajye ku butegetsi, yarabushakaga cyane ukurikije amateka ye nyine tumaze iminsi tuvuga, ariko ntabwo yari yakagira confidence zo gutegeka. Kagame background ye irazwi neza cyane, nubwo bari baramwigishije cyane uko bashoboye. Intiti twari dufite zose mu ishyamba, dufite abasirikari bari muri uniform, ariko bize byinshi kandi bihaye umwanya wabo kumwigisha kuri buri kintu kugira ngo bamwubake nk'umuyobozi wanayobora no ku rwego rw'igihugu. Ibyo byarakozwe, ababikozwe bose barahari, baranyumva. Kagame ntabwo yari yigeze abifata kuko ntabwo yari ku standard zabyo. So ageze muri leta yasanze akimitinga carengi, yumva atabishobora, so atangira gukomeza kwiga. We yarimo kwiga kuva leta ifatwa, kwiga kureba ko yakwigeza ku standard yo kuba yayobora igihugu, akitegura neza, ariko ashakisha amenyekanisha hanze byihutirwa. Niba mwibuka ibyo navuze, Kagame yiswe the strongest man, nangwa the strong man of the region muri 1995 niko yitwaga. Ababimwitaga nabo yagendaga nyine reka ko ari igitangaza, nangwa bashaka kumugira igitangaza. So ibyo byose Kagame yari yateritegura, amaze kwitegura rero, amaze kuba ready, ntabwo yigeze anazuyaza. Yakoze inama nyinshi zizwi za RPF executive ashaka gukuraho Bizimungu, ariko bwebanje kugisha inama. Nkeka n'abaturanyi avuga yari yabagisha inama, bamubwira ko atari byo, bamwereka impamvu zose zo bari bazi RPF yiyemeje. Transition yo kuva 1994 kugera 2023 ntacyo yari itwaye, cyari igipimo cyiza cyane cy'uko Rwanda koko ruzaniyobora. Rero Kagame ntiyabishakaga, yumvaga yashyushye ashaka kwicara ku ntebe, kandi akavanaho Bizimungu amugiriye nabi, amuhimbiye, amwangije. Ubwo rero yakomeje n'umugambi we, yangana n'abamugira inama. Nkeka ari byo yabanje gupfa na Museveni amwita ko ari umugome. Ubu wumva yamusubiriye bushya muri iki kinyejana. Mwese muzi uko Bizimungu yagizwe, uko yahemukiwe, kujya kugera aho hari ahangaha cyose byarakarengane. So birangiye ubwo yanganye n'abamugira inama, abamugira inama mu Rwanda ko atari byo, ko igihe kitari cyagera ko arindira transition. Abo yabiciye kurwara nk'inda, abandi arabahitaho nyora. Bose ntabwo ngiye kubabara amazina naho bagiye naho bari.
nibyo bikurikirana abantu bapfa, abavuye ku mirimo, abarwaye indwara, barimo kwicirwa mu Rwanda urupfu rw'agashinyaguro, abarimo gushyirwa mu minyururu, bose abenshi buri umwe afite icyo azira kuri ibyo byo kugira Kagame inama ko icyo gihe kitari cyagera, ko yaba yihanganye ko ari bwo buryo bwazageza u Rwanda muri demokarasi nziza u Rwanda rwari rukeneye. Ubwo nibyo yapfuye na Bizimungu, ibyo wumva mugarukaho amuziza hakurya y'umupaka, amuziza Museveni, nibyo buriya bavuga, nibyo basobanura. Ba Sendashonga narizinde ndabazi, nabo bije bavuga mu kanwa. Nigeze kuvuga ko Sendashonga yakoranye natwe ku idihiro, yakiri impunzi ziturutse Burundi. Ku idihiro ni ahantu muri komine Gashora, hafi y'ikigo cyaho twari turi cya BGM muri Gashora. Aho yahavugiye byinshi, nuko yibwiriye Kagame, yamwinginze ko bareka kwica abahutu, ntabyumva, agasanga atabyumva, akanabikomeza ahubwo. So namubonye actually yewe ageze ku rwego rwo kuhunga igihugu, ko yari yariyemeje ko ayo yavugaga menshi cyane, yaravugishwaga, byaramutangaje cyane. Rizinde nawe nuko yabibonye kenshi, kuva amazu ya Kibungo ariturwa, ashyirwa hasi, kugira abaturage bapfa mu karere ka Byumba na Kibungo. Ibi byose yagiye bivuga, abibwira buri musirikare abonye, avuga ko atari byo, ko atari ko yasanze RPF, ko ariko yabwiwe ariyo migambi ya RPF, ko itari muri ibyo ngibyo. Ubwo ajya ngiraho no kubivuga, ajya kubisobanuza. Ubwo Rizinde ibyo yatangiye ko yisi igipingamizi mu Rwanda. Ibaje ikintu rimwe badashaka kumva, system ya Kagame itashaka kumva, ukirwa iruhande. So Rizinde nicyo yazize, no kubakurikira kujya kubatsinda hanze. Birababaje cyane. Abatwebwe b'abasirikare bya ku giti cyanjye, sinivugira bagenzi banjye bariho, forumari hongera ngo na Bizimungu nkuko batuvugaga mu kiganiro cya Kabarebe. Twese buri umwe afite amateka yo muri kiriya gisirikare. Iyo ukurikiye buri umwe, bamwe kuva igisirikare kigitangira cya RPF, no kuvuga ngo tuva mu Kagera Kagame yaje, ntabwo tutigeze tugira ibibazo kubera kurwanira kuri kuvuga amagambo yuko wumva ibintu, ndetse n'ubundi amagambo amwe yubaka, ariko kubera ko imigambi ya Kagame n'akazu yari yatangiye kugenda atwubakiraho, ntabwo mwabaga mubyumva kimwe, byabaga rimwe gusa, bakagushyira mu bitabo byirabura. Kandi Kagame azi gusebanya, niyo muntu wa mbere nabonye ku isi uzi kwanduza, gukora icyo bita character assassination no kwanduranya. Burya agira amagambo avuga agahera arakwiriye mu ngabo zose no mu giturage, mu muryango wa RPF. Dore ko amugani ngo ubu byombi niwe, ari u Rwanda, ari igisirikare, ari igipolisi, ari ibintu byose ni Kagame. Bagomba kwiga imvugo ye n'ingiro ye, bakaba ko iyo ntore zisumbya intambwe, akaba ari bakurikiza, batitaye ku ngaruka byazagira abanyarwanda n'u Rwanda. Rero twebwe ikintu cya mbere, ngewe aho nkomoka, navuze ko iwacu aho nkomoka kirazira kugambanira igihugu. Ibyo bavuga ngo nagiye kugambanira igihugu, ubwo ndivuga nanone nivanye muri bagenzi banjye ko sinabavugira. Kandi twanabanye n'Ubugande, twakiririwe hamwe, twafashijwe hamwe, ntawe bahamagaye Bugande. Abanyarwanda bahungiye Bugande, ugiye kubabara kuva Kagame afashe leta, yapfuye gufata leta gusa, yiswe perezida 2000. Nicyo cyerekana ko Kagame ari ikibazo ku Rwanda. Abantu ari abarwanya intambara bose, ari abantu bari abanyamuryango wa RPF, ari abatutsi, ari abahutu, abantu bose batangiye guhunga Kagame, kuko ni umutegetsi w'ukuboko kw'icyuma, ntumwicanyi, ntumugome, nta na revolution nari nabona. Nta bantu bari barwana intambara yitwa ko ariyo kubohoza igihugu nka kuriya, yo guhindura amatwara yahozeho yitwitaga mabi, imbere yuko RPF ifata icyemezo cyo kujya kurwana gucyura abanyarwanda. Ngo abantu baranzi iyo ntambara mu mateka,
batangira ko ka mwanya guhunga igihugu, abakirwaniriye cyane cyane bagihaye ubuzima bwacyo, abene ubuzima bwabo bwose n'imbaraga zabo zose, ni kwa Kagame gusa nabibonye. Kagame twafashe leta muri 1994, ariko rede abantu binjira muri leta, abantu bose bari bafite ibibazo, abakoranye ne bose. Abasirikare bakuru benshi bamusabye, cyane cyane bafite amashuri, bamusabye benshi ndabazi, singiye kubasubiramo, kuva mu gisirikare. Kagame arababohora bangira ngo batajya ku ruhande, wenda bakazahangana nayo muri politike, dore ko abenshi bari bafite ubushobozi, bafite amashuri yabo. Ababoheramo kandi bari abantu bakuze, bavuga ati turakuze, dufite barumuna bacu, dufite n'abizeye amashuri bari mu gisirikare, abo yababoheyemo. Kagame abacuruzi bagize RPF bakayishyira ku butegetsi, yahise abaka ibyabo bose kugira ngo bashyire munsi y'ibirenge bye. Ababuze ubuzima bari basanganywe, kandi bari bazi ko bagiye kugira amahoro, bagiye kugira umutekano, hagiye kubaho demokarasi, none bakamera neza cyane. Kuko gucuruza, wari umucuruzi, umuntu wese ukora ibintu bijya imbere, afasha umuryango, afasha igihugu. Ibyo byose abo bose yatangiye kugira nabibazo. So atangira kubera bwa busambo bwe n'ubwikanyize, nibwo butuma nyine abakuriye ameze. Abacuruzi mwese murabazi, bari bakomeye kuva Bugande, Burundi, Kongo, bose babaye zero. Udahunze agapfa, udapfuye akamutinda akicara mu Rwanda, agatangira kugenisha ibirenge umuntu wari ufite amarimo rukina mu modoka. Abasirikare bose barwanya intambara, ahita abakubura nk'aho batigeze baho. Abayirwanye bose kuyobora, bavuye Bugande bazwi, batanye intambara kera, abayobora intambara bakamuha Kigali, bose yahise abicaza. Atangira kuzamura abazamuramya, asigaza n'abajabe nk'aba Kabarebe, abari bagumana. Ariko nabo kwa Kagame nta nshuti haba, Kagame ni nta munoza. Rero jewe iwacu kirazira, ntago ngambara igihugu, aho umuryango nkomokamo ntago tujya tugambanira igihugu cyacu. Ntago kwa Museveni bigeze bampamagara na rimwe. Njyewe n'abandi bose twahunze ubutegetsi bwa Kagame bibi, ingoma y'igitugu y'agatsiko gatoya cyane kamaze abantu, kica kagakiza, imparana nyinshi cyane z'igihe kirekire cyanganaga n'ubuzima bwanjye bwo mu gisirikare, kubera gukoresha ukuri, iteka no kuvugira abandi. Ingero ni nyinshi cyane, nimbona umwanya nzazitanga. Rero ntabwo twagiye kugamanira igihugu. Na Museveni baramurenganya, Uganda irarengana, turahonda. Uganda irarengana, ntacyo ari tuziho. Uganda se ko ari mu bibazo byayo, ifite byirimwo byabo nabo, ko ari igihugu, buri gihugu gifite ibibazo byacyo. So twabituye hejuru tujya kubatera umuzigo, kubera ko twahungaga intare. Abanyarwanda barimo abanyapolitike benshi n'abasirikare benshi, abakuru n'abato, bamenetse Bugande kuva Kagame agifata leta kugera nibura mu 2010, amene mu 2010. Ntago wababara, ntibabaritse. Kandi nta n'uwari uzwi Bugande, ba General Habyarimana, ba Maritazari Ndengeyinka, abasirikare benshi bahategeka Imana, abasirikare b'abanyapolitike b'ingeri zose, ba Theobald Rwasa, ba Rwakanako, ba Joseph Sebarenzi, abantu bose n'abandi benshi navuze, sinavuga ngo mbare ngo ndangize. Bose abo bose bahamagawe na Museveni, bari banamuzi, yaraza barimo, yaraza ko basa. Urwo no rwifasho. So rero bari abantu baracurika amateka kubera amakoro yabo mabi, baracurika urubyiruko, kuko ikibazo Kagame arimo arateranya u Rwanda rwose, arashaka kujyana u Rwanda rwose mu kuzimukwe. Kuko iyo ukira abantu mu mico yawe mibi b'urubyiruko, ubongiza igihugu, urimo gusenya igihugu. Wese wari wabona umuyobozi n'umwe unanirana nabe n'igihugu n'abantu be yakoranye nabo, bamugejeje twese, twamugejeje Kagame aho ari, twamugize icyo ari cyo. Njya numva avuga ngo abantu yabagize icyo ari cyo, nitwe twamugize icyo ari cyo. Yarangiza wari wabona umuyobozi wangana na buri muntu wese, igihugu cyose baturanye cyose bakagira n'ibibazo.
buri gihugu cyose kandi afitanye nabyo ibibazo byo ku rwego rwo hejuru, nta cyoroshye. Umubyeyi, umuyobozi abanira abo ayobora, abanira bene igihugu, agashaka ubushuti, akanabuharanira kugira ngo abantu be nibasohoka be kuba baruvumwa, babona aho bahaha, babona aho banywa amazi. None abantu bafite aho banywa amazi, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, nta shuti. Ibihugu byose ubu Rwanda, abanyarwanda bagiye kuba endangered species kubera ko arimwe abanganisha yanga ibihugu, ahora ibihugu byose yiyemera, ashaka ngo kurwana, avuga ko ibihugu ngo numvisha Kabarebe avuga ngo ibihugu byose ngo byo mu karere ngo nubwo byaterana ntibyabanesha, ngo u Rwanda rwabinesha. Statement nk'iyikora utangiriye hehe, ushaka iki? So urumva abantu avuga ngo n'abanzi b'u Rwanda ngo nabagambanyi, abagambanyi b'u Rwanda n'abagambanira abanyarwanda sabo babashakira inzangano mu baturanyi, sabo babuze aho bahahira, sabo bagira baruvumwa. Buri muntu wese abona umunyarwanda atabanyarwanda ntibashobotse, aho tungutse atabanyarwanda ntibashobotse, atabanyarwanda n'abicanyi, atabanyarwanda n'abambega n'abagome n'ibintu nk'ibyo. Ntago turi abagambanyi, nta cyaha twakoze, ntago twanga igihugu. Uwanga igihugu n'ugicurika mu kaga kazamara igihe kirekire mu myaka itaha, n'uroga urubyiruko imbaraga z'u Rwanda z'ejo, akazibuza aho zizasohokera, aho zizasaba amazi. Mu ncamake, ibyo kibazo wambajije cy'uko twaba dufite amasano, twari dufite uruhare mu kugambanira igihugu no kunaniza, gufatanya n'Ubugande na Museveni kunaniza igihugu ngo ugiye kuzashinga, ibintu byenda gusetsa rwose. Ntabwo byigeze bibaho, siko byari bimeze, kandi ntabwo navuze ko igihe ku giti cyanjye ntagambanira igihugu ko ari umuziro. Bwana Michael Mupende, mu minsi yashize hari ibintu byinshi wagiye utangaza, cyane cyane ibyo watangaje ku itariki ya mbere z'Ukwakira uyu mwaka, igihe wavugaga ku byo wiboneye ku rupfu rwa nyakwigendera Gen Major Fred Rwigema, n'ibindi byose wagiye ubamo, n'uburyo watotejwe igihe wari ukiri mu ngabo z'igihugu. Ese kuri wowe n'aho utuye, n'ano makuru dukomeza kugenda twumva atandukanye, kuri wowe wumva umutekano wawe umeze ute? Wumva wizeye umutekano wawe? Ese ibyo bikorwa biri kugukorerwa ntabwo bishobora kugira wenda ingaruka ku bintu ubundi wateganyaga kuzageza ku banyarwanda, dore ko waba wahuye na byinshi, waciye muri byinshi, ku buryo hari byinshi wasangiza abanyarwanda? Ese ibiri kuvugwa n'ibiri kuba bitandukanye bijyanye n'umutekano, ubona ntacyo bizahungabanya ku byo wari warateganyije kugeza ku banyarwanda? Yes, murakoze nanone kuri iki kibazo kigendanye n'umutekano wanjye n'umuryango wanjye. Ntabwo ibyo navuze byonyine by'ejo bundi mu kwezi kwa 10 2019, navuze ibiruta, kuko bazi ko navuze ibiruta biriya. Ntabwo ari ngombwa kuri izi radiyo zanyu z'ejo bundi ariho navugiye ibibazo kereka umuswa. Ntabwo nawe narahunze ibibazo ngo bumume cecetse ibibazo byo nahunze bitaramenyekanye, bitazwi. Rero no kwa Kagame barabizi ko mpunze, nari impunzi iki? Erega n'uwakora sit down demonstration abarimo gukora. So ntabwo najyaga kuba quiet mu buzima bwanjye, birazwi, sinanabishoboraga, ntibyashobokaga kuko kira n'igihugu nahaye byose. Navuze kenshi ko nge natakaje ibice by'umubiri, mara umuryango wanjye wose urwanira biriya bisambo, bariya bajura, biriya bikoko, ziriya nyamaswa. Bene data bose baguye hariya, amaraso yabamenetse hariya muri Rwanda, na bene data bandi bose b'abanyarwanda. Ubwo iyo mvuga bene data, ntago mvuga bene data
konsibere rimwe ndavuga abanyarwanda bose baguye muri kiriya gihugu, intwari zose zatabarutse zaguye muri kiriya gihugu. Abari abanywa amaraso rero barimo ibibapfobya, ibibacurika. Ndamenyesha ababitwumva bose mu Rwanda n'urubyiruko rw'uyu munsi ruri hanze n'uri mu Rwanda yuko twe tubakunda cyane, twarabakunze, turabitangira. N'ubu ibyo tuvuga ntabwo ari ukubagambana, ni ukubitangira, ni ukubashakira u Rwanda rwiza rw'ejo. Iyo tuvuga ukuri, tukavuga iby'amateka, tukavuguruza ibitagenda bicuritse, tukivugaho twisobanura no gusobanurira abantu ibyo twabayemo, no gushaka kubaka u Rwanda no kubaka urubyiruko no kurubwira ibiri byiza bizima bigomba kuzabafasha ejo vis-a-vis ibyo babacurika bakabanduza. Rero hano hondi ndazwi, bazi icyanzanye, ibyanjye byamenyekaniye muri Afurika, aho narindi mu Bugande biramenyekana cyane bisesuye. Buri kimwe njya kugera aha rero nahageze nzwi impamvu nkunzi ibyo byose nakoze, ibyo umuryango wanjye ngusize mwambuwe. Ntabwo rero aya makuru avuga umbwira avugwa nta nayo mpa agaciro. Amakuru ngo yabaje ngo kumbwira ngo kuki navuze Rwigema na Kagame ko yishe Rwigema. Yes, ni sirete, ni tera, kuko nubwo yaranterera yizinze umuntu, ariko se nk'abantu nk'aba ngaba bafite iki, badafite n'inzara zo kwishima? Iyo tera muri Amerika wayikora ikagera kuki? Ibyo byantera ubwoba? No, ntabwo kuko urabuhaye Kagame n'abamukorera imbaraga, kandi nako bimeze. Ntabwo biteye ubwoba kukubwira gusubiza igisubizo cyawe, nta n'akadiguri gato cyane biteyeho ubwoba ibyo, kuko ibyo bigaragaye hano ku itaka rya Amerika n'ubu niba well established yuko iyo system itangiye gukora bene nk'ibyo ngibyo. Bizaba bibi cyane, ntabwo bizabatunganira. So icyo ni cyambere, ntabwo baro binteye, kuko ibyo ni ibintu biri simple cyane. Nabuye ko umuntu namubonye hasanga atazi n'ibyo arimo gukora. So kereka nibifata urwego koko rufatika, ubwo tuzabyadurese. Ndi umunyamerika rega, ntuye aha, nkora muri iki gihugu, nzi by'iki gihugu uko gikora, nzi uburyo iki gihugu kikora, system uko ikora. So ntabwo ibyo byahabwa intebe, nta nabwo byabona aho bikorerwa ahangaha. Bigendanye ibindi uvuga byuriya umunyamakuru wasakaje ibintu, accident cyara accident. Ntabwo ndimo mvuga ko ibyo bintu, izo events zikurikirana, hari ikintu rwose cyakoze bigendanye n'ibyo navuze. Kuba byarabaye uriya kambwira ibyo yambwiye na accident kabaho minsi ikurikiye, ntabwo shaka kuba aramist, ngo mbyereke yuko ndabizi Kagame ntigeze angira imbabazi. Ntabwo ndiho kubwa imbabazi byo kuva namuhunga. Naguzwa amafaranga i Bugande ndayamenya, ndahigwa ndategwa imitego i Bugande, mu Bugande mvayo, naharo ntagombaho kumbabazi za Kagame. Yes, ikindi gisoza kandi cyukuri, iki gihugu gifite inzego zose zikora ziri active. Wakwibeshya muri iki gihugu agakora ibintu nk'ibyo ngibyo bajya bakora bya South Africa, byo kurasa bakayomba, byo kwica bakaregea no kwica bibugande. Umunsi umwe one time niyo tera y'amagambo ikakurikiranwa neza, ikamenyekana yuko ari ubutumwa bakorera nyine nk'abo bavuga uko bavuze. Ibyo ngibyo byatanga igisubizo gikomeye cyane, byakwerekana ko iki gihugu gikosoye. Inzego z'umutekano zirakora, inzego z'ubutegetsi zirakora neza uko bikwiriye. Nta bwoba rero mfite na gato, kandi ntabwo nabahe kumbabazi za Kagame. Namwe ngo ntari nanavuga n'ibi bintu bya Rwigema, nari nanzwe, narahigwaga, narashakishwaga, nta cyahindutse. Ibyo uko byahoze mvuye i Rwanda muri 2001 mu kwa gatatu,
niko n'ubu bikimeze. Navuga Rwigema, nasobanura ibya Rwigema ko mfite byinshi byo gusobanura, kandi nzabisobanura aho nshakiye, nangwa narabisobanuye nuko bumva ibyo mu kanwa kuri radiyo gusa. Hari ibyanditse ahandi, hari ibizwi n'abandi bo batazi, navuze kuko bazikonze byinshi. So barashakaga icyo gihe ibyo kunziza byari bihari, ibingana ngewe no kutabaho kuri iyi si byari bihari igihe cyose. Rero ntabwo bafite capacity na capability yo kugira icyo bakora ku muntu uba mu mahanga muri iki gihugu, kubera yuko ngo ari abicanyi. So ibyo ntabwo babinteye. Mbivuze kenshi yuko umutekano wanjye urarinzwe, umeze neza. Niyo baba bashaka kubikora ntabwo babona uko babikora, ntibabishobora. Icyo nicyo nagusubiza muvandimwe, kandi nabwira n'abatwumva kuri radiyo. Murakoze, nanone ndabashimiye. Tubaye tubashimiye kuri icyo kiganiro cyiza muduhaye. Muzagire iminsi mikuru myiza irangiza umwaka. Murakoze. Ni ukuri Bwana Matabaro, nawe mbaye ngushimiye kumpa umwanya wo gusobanura no kubeshyuza kuri biriya binyoma byavugiwe na Kabarebe muri iriya nama ngo ya RPF, aho yavuze mu buyita abagambanyi b'igihugu, nanjye akanseberezamo. Ndishimye rero kuba ngerageje kugira icyo mbivugaho. Nizere ko bizafasha abanyarwanda gutekereza neza no kumenya abantu bose ko bafite agaciro, na cyane cyane bitangiye kiriya gihugu bakakivanwamo, bagahizwa imahanga n'abo bakoreye bagitegeka, kandi bagitegeka nabi. Namwe rero mbaye mbashimiye, mugire umwaka mushya muhire, n'abaduteze amatwi bose w'2020 uzababere umwaka w'ishya n'ihirwe. Murakoze cyane.